Inshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza nishimira no kubana namwe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma dukomerejeho n'igitabo cy'abacamanza. Abacamanza bategetse mu gihe cyo hagati y'urupfu rwa Yosuwa no gukora k'umuhanuzi Samweli. Akantu reka ngasubiremo. Abacamanza bategetse mu gihe cyo hagati y'urupfu rwa Yosuwa no gukora k'umuhanuzi Samweli. Ni icyigisho gikomeza cy'umuryango utagira umuyobozi cyangwa se ubuyobozi buturutse ku Mana. Abacamanza Imana yabahaye abajyanama gusa, ahubwo bari bafite ibikorwa byo kubatura Abisirayeli kuva mu bubata bw'abanzi babo kandi bakanategeka. Ni ukuvuga ngo hano Imana ntabwo yahaye Abisirayeli abacamanza nk'abajyanama gusa, ahubwo yababahaye kugira ngo babature mu bubata bw'abanzi babo kandi bakanabategeka. Iki gitabo gikomeza kivuga ukuntu Isirayeli yataye Imana igakomeza kwimika ibigirwamana, bituma Imana yemera ko Abanyakanani babagira iminyago, babatoteza, maze bagatakambira Imana, nayo ikabaha abacamanza babatabaye. Ubuzima bwakomeje kugenda neza kugeza igihe abacamanza bapfaga. Igitangaje hano ni ubuntu bw'Imana. Igihe cya Isirayeli yatakambiraga Imana, yajyaga ibatabara ititaye ku bibi bakoze, kandi mu kubikora igakoresha abantu basanzwe. Hari Ehudi uciye igihanga umwami w'abanzi babo, Yoweri wigometse ku bitekerezo by'ubugiraneza, na Samusoni wabayeho mu buzima bwo gusambana n'uwo yashakaga kuzashakana nawe. Ntaho tubona Bibiliya ibashyiraho ibyaha bakoze, ahubwo Imana yabakoreshaga kubera kwizera kwabo, ititaye ku ngeso zabo mbi. Ubwo buntu n'ubushake bwayo biduha natwe ibyiringiro uyu munsi. Ibice by'ingenzi bigize iki gitabo igice cya mbere kitubwira umucamanza witwa Debora. Niwe wenyine mu bagore bo muri Isirayeli wafashije Baraki gutabara Isirayeli. Ni ukuvuga ngo uyu Debora niwe wenyine mu bagore bo muri Isirayeli wafashije Baraki gutabara Isirayeli. Igice cya kabiri kitubwira kuri Gideyoni. Imana yakoresheje umuntu ufite kwizera guke kuyobora abantu 300 ku rugamba rwo gutsinda ababisha babo babaruta ubwinshi, bigaragaza ko ubutsinzi bukeshwa imbaraga z'Imana atari iz'Abisirayeli. Murabyibuka ko hano Imana yabwiye Gideyoni ngo agende nk'uko imbaraga ze zingana.
Igice cya gatatu kivuga kuri Samusoni. Imana yari yarateguye Samusoni mbere y'uko avuka, imuha imbaraga zihambaye kugira ngo azakize Abisirayeli mu maboko y'Abafilisitiya. Muri iyo minsi nta mwami wari muri Isirayeli, buri muntu wese yakoraga ibimutunganiye. Ndumva ncamake tuzishoje z'iki gitabo cy'abacamanza. Abashimiye mwebwe twabanye. Ubutaha tuzakomerezaho n'igitabo cya Rusi, kuzagezanya ibitabo byose bigize Bibiliya 66 tubishoje. Kandi tujya gutangira narababwiye ngo nta muhanga mu by'Imana ntabwo ari fizike, by'Imana ntabwo ari chemistry, by'Imana ntabwo ari biology, by'Imana ntabwo ari mekanike kugenda ngo umuntu atware imodoka, by'Imana ntabwo ari formule, by'Imana nta muntu wavuga ngo arakaze ngo muri byo ngo ararenze. Nta muntu urenze mu by'Imana. Niyo mpamvu navuga ngo kubera nsobanura ibi ngibi ngo nta bindi bitekerezo nkeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Kandi hari ijambo nkunda cyane Yesu yigeze avuga ngo uwo tubona ko ari mutoya ngo mu bwami bwo mu ijuru niwe mukuru. Ubwo ngo hari igihe ushobora kubona umuntu ukabona ararenze, ukabona ni umuteologiste ukomeye, niba ari umuteologiste, niba ari simbizi, ariko ushobora kubona ari umuntu urenze nyine mu by'Imana, ariko Imana yo yamureba ikabona nta nubwo arenze. Ubwo rero mu by'Imana nta muhanga. Hagize nk'inyunganizi wumva wayimpa, nomero mba narazisizeho, atari ukugira ngo niyamamaze, ahubwo ari ukugira ngo dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana, kubera ko hari abantu benshi nyine bamamara bakaboneraho kwamamaza ibiteye isoni byabo, ariko natwe dushobora kumenyekana, bigatuma tubona uko tumenyekanisha, tuvuga Imana yacu, dore ko Imana yo yashatse kwimenyekanisha n'ubundi yakwimenyekanisha. Yishatse yanakoresha ibiti n'amabuye, mu gihe abantu twishyize hejuru tukanga kuyumvira, ariko ntabwo ari byiza ko Imana ikoresha amabuye n'ibiti twebwe abantu duhari. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe, Imana ibahe umugisha.